Mwiriwe mwese nongeye kubasuhuza ni inshuti yanyu igarutse nk'abisanzwe nitwa Pastor Ndayisenga Trésor nishimiye kubana namwe kuri uru rubuga rwiza kandi Imana ibaha umugisha kuko mukomeje kutwereka ko mudushyigikiye. Tugiye kuganira gato ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira aka kanya tugiye kuvuga ku ijambo ku magambo yo kuvuguruza, hejuru yo kuvuguruza ibintu byakuvuzweho, hejuru yo kuvuguruza ibintu byakugizeho karande, hejuru yo kuvuguruza ibintu ushobora kuba byarakugizeho ingaruka nziza cyangwa izitarakubereye nziza. Ndagira ngo muri aka kanya dusenge hanyuma tuganire kuri iri jambo ry'Imana mu mwanya muto Imana idutije, twumve imbaraga zo kuvuguruza uko zikora nuko wabikoresha. Imana ibaha umugisha, tubahaye ikaze. Reka dusenge hanyuma tuganire gato ku ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kubwira ijambo tugiye kuganiraho ryo kuvuguruza. Turakwingize kugira ngo ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro, ntaba ari twe tuvuga ahubwo bari wowe uvuga, kandi ubutumwa bugere kure cyane, buhindure benshi, abantu bavuguruze ibintu byose byabagezeho uruhare ku buzima bwabo, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma Itangiriro ibice 49 ku murongo wa 4 ndetse no ku murongo wa 5. Umurongo wa 4 uravuga ngo uri nk'amazi kuko udahagarara hamwe, uzabona ubutware kuko wuriye uburiri bwa so, niho wubahukirije wuriye indyamo yanjye. Umurongo wa 5 akavuga ngo Simiyoni nawe Lewi ni abavandimwe, inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Reka tukomereza hara mu ivugurura amategeko ibice 33 umurongo wa 6 aravuga ngo Rubeni abeho ye gupfa, ariko abantu be babe bake cyane. Imana ishimwe. Turagenda tubona n'indi mirongo tuyisoma, ariko reka tuganire gato kuri iri jambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire hano ku Itangiriro dusomye izi nkuru, ni inkuru ya Rubeni, uburyo isengo yari guhereza umugisha abana be. Mu gihe cyo kubaho umugisha abwira Rubeni kuko yari we mfura, aramubwira ati wowe singuha umugisha kandi singuha ubutware kuko ngo uri nk'amazi asuma, ngo kandi wuriye uburiri bwanjye, kuko ngo yari azi ngo se ngo ni umusaza, amuca inyuma amaze gusaza, arangije yurira uburiri bwa se aryamana na mukase, ngo ise biramurakaza mu gihe cyo gutanga umugisha, aho kugira ngo amuhe umugisha muha umuvumo, aravuga ngo ntukabeho uzapfa ukenyutse n'abana bawe, ndetse ntukazarame kuko wakoze ikizira wurira uburiri bwanjye. Ngo nuko uwo muvumo ugenda kuri Rubeni, niko Bibiliya itubwira. Ndashaka kugaragaza abantu bagiye bakora ibintu byababaje ababyeyi babo, cyangwa abantu bagiye bavumwa bitewe n'ibihe bari barimo cyangwa na situation bari barimo. Hano Bibiliya itwereka, iravuga ngo wowe Rubeni, ngo kuko wuriye uburiri bwanjye sinzaguha ubutware kuko umeze nk'amazi asuma. Arongera aravuga ngo nawe Lewi na Simiyoni muri abavandimwe, inama yanyu ni iyo kugira urugomo. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bari abagabo bari bafite amahane cyangwa bari bafite umujinya w'indengakamere, ngo ise abonye atashobora kuwukontorora, aravuga ngo iyo nkota yanyu ntago ari iyo kugirira abantu neza ahubwo niyo kubagirira nabi, ngo nawe arangije arabavuma abaka ubutware. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya iratubwira ngo igihe kimwe ahangaha cyo bari bashatse kuvuga ngo cyari igihe ngo bafashe umushiki wabo bakundaga cyane, mwarangije baramusambanya, ngo bamusambanyije abanyamahanga, ngo nuko ngo Rubeni na Lewi ngo biga inama y'ubugome, baravuga ngo wowe baravuga ngo rero kugira ngo tubaho umukobwa wacu turagira ngo mwese mwisilamuze cyangwa mwikebeshe kugira ngo tuzabashyingire, kuko kirazira umwisiraheli gushingira abantu batikebesheje. Ngo nuko ngo bamaze kwikebesha ngo barabafatirana ngo bagifite bwa burwayi, ngo barangije ngo barabatemagura, ngo baragenda ngo barabatemagura, ngo n'inka zabo barazitemagura bazicibitse, niko mu Itangiriro havuga hasi. Ngo barangije kubagirira nabi, ngo isarebye uburakara abana babo bafite, ngo baravuga ngo uyu mujinya si wo guhora, ntago nabaho umugisha kuko bagirira nabi abantu, ngo babura umugisha kubwera umujinya wabo bari baragize. Bibiliya ikatubwira ngo nabo mu gihe cyo guhabwa umugisha kugira ngo bahabwe umugisha, isara bavuma, aravuga ngo izo nkota zanyu ni iz'urugomo kuko bishe abantu barangije ngo batema n'ibice byabyo kugira ngo bishimishe umujinya, kuko bari barahohoteye mushiki wabo kugira ngo uwo mujinya ushire. Yesu ashimwe. Ni ukuvuga ngo ibi Bibiliya itwereka ko abantu bagiye bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, abo ngabo cyangwa bagiye bagaragaza uburakari, bagiye bavumwa n'ababyeyi babo. Ariko ijambo nkuzaniye aka kanya ni iryo kuvuguruza. Ahangaha muri ivugurura amategeko niho havuga, ahangaha niho Mose yavuze, aravuga ngo we Rubeni, ibice 33 umurongo wa 6, aravuga ngo we Rubeni, ngo uzabaho
amuha ubuzima. Imana ishimwe. Ngo amaze kubona uko ibintu bimeze, nawe amaze guca bugufi yanze ubuzima bwo guheranwa n'umuvumo yashizweho na se, ngo Mose aje arabivuguruza aravuga ngo Rubeni ubaho, ngo kandi numara kubaho ngo ariko abo uzabyara bazabe bake kuko wakoze amahano, ariko abaho kuko hari ikintu cyavuguruje ku buzima bwe. Muri aka kanya rero ijambo nkuzane ndagira ngo tugire icyo tuvuguruza ku buzima bwacu. Imana ishimwe. Hari amagambo abantu bashobora kuba barakuvuzeho, hari amagambo ababyeyi bawe bashobora kuba baravuzeho, cyangwa baso cyangwa basogokuru cyangwa n'abandi bantu baterekererwaga, babambwaga, bakoreraga mu bigirwamana, batizeraga Imana. Ayo magambo yose ndagira ngo muri aka kanya tuyavuguruze, twinjire mu buzima bwo kuvuguruza. Uvuguruze wumve ko ugomba kuvuguruza ku buzima bwawe. Haleluya. Iyo uvuguruje ku buzima bwawe wakira ubuzima bushyashya. Turi mu bihe byiza bya Pasika, turi mu bihe byiza bya Pasika byo gupfana na Kristo tukazukana nawe, kuko Kristo ubu yarapfuye ndetse aranazuka. Kuko intsinzi dufite nuko Kristo yazukiye muri twebwe. Yesu ashimwe. Niba Yesu yarazukiye muri twebwe, yakuyeho urubanza rw'amaraso mabi yaducirwagaho, yakuyeho imivumo ya karande, yakuyeho imivumo y'ababyeyi, yakuyeho imivumo y'abatugambanira, y'abaturoga, y'abatugirira nabi, yakuyeho imivumo ya situwasiyo, yakuyeho imivumo ya Satani. Satani ntago atwifuriza ibyiza, ahubwo atwifuriza guhora tubabaye, guhora tutishimye. Rero ndagira ngo muri aka kanya mu izina rya Yesu ufite ubutware, mu izina rya Yesu ufite ubushobozi, tuvuguruze. Ese muri aka kanya wizeye kuvuguruza? Ushobora kuvuguruza ukavuguruza ibintu byose byakuvuzweho. Hari ibintu byakuvuzweho wowe uzi n'ibyo utazi. Niyo mpamvu nkubwira ngo tuvuguruze. Haba ikintu cyatuvuzweho tuzi, haba ikintu twakivuzeho tutazi, mwuzana ijambo ryo kuvuguruza mu izina rya Yesu. Mwene data ndagira ngo uvuguruze. Ushobora kuba uri mu buzima bugoye, uri mu buzima budafata amafaranga, uri mu buzima bw'inyatsi nta kintu wakira mu biganza byawe, uri mu buzima bw'ubushomeri, uri mu buzima bwo kutabona umunezero, uri mu buzima bwo kutabona amahoro, uri mu buzima bwo kutishimana n'umuryango wawe, uri mu buzima bwo kutishimana n'umudamu wawe, uri mu buzima bwo kutishimana n'ababyeyi bawe, uri mu buzima bubi cyane, uri mu buzima bw'ubusinzi, uri mu buzima bwo kunywa itabi, uri mu buzima bwo kunywa inzoga. Ndagira ngo mu izina ryawe Yesu, hejuru y'ubuzima bwose urimo butari bwiza, tuvuguruze muri aka kanya. Tuvuguruze, tuvuge ngo turavuguruje mu izina rya Yesu. Kuko Bibiliya itwereka iki? Bibiliya iratubwira ngo hano hasi hari abantu bagiye bavuguruza muri Bibiliya. Ngo Mose ngo arangije abwira Lewi, ngo aravuga ngo wowe Lewi, ngo kuko bakuvumye nta kintu ushobora kubona muri aba bantu bose, ariko ngiye nkugize ubwoko buzajya buturukamo abatambyi, buturukamo abatambyi. Ni ukuvuga ngo mu Balewi, mu bwundi bwari bwoko bumwe bwavuye mu Isiraheli bwajyaga buvamo abatambyi, abantu bari badafite ubuzima, Imana ibasubiza ubuzima. Yesu ashimwe. Ku gihe cya Mose, Mose abasubiza ubuzima, aravuga ngo mbashubije ubuzima, mwebwe muzajya muba abatambyi, ngo kandi abantu bose bajya bakora babazanire amaturo, kuko muzajya mutungwa n'imirimo yo gutambira Imana. Baba abantu bakomeye, baba abantu bahuza abantu n'Imana, kandi Isa bavuma ntago bari ibicibwa kuko umujinya bari bafite, ariko Mose abagira abatambyi. Imana ishimwe. Bibiliya itwereka iki? Itwereka ko Imana ijya ivuguruza abantu bose, igivuguriza imigambi yose n'abantu bose, ariko iyo wabyemeye, iyo wemeye ko Imana ikubana nawe, iyo wemeye ko Imana ikugirira neza, Imana ijya ibasha kuvuguruza imigambi yose, Imana ijya ibasha kuvuguruza ibintu byose bitavuga Imana ku buzima bwawe. Ndagira ngo muri aka kanya ugire kwizera kudasanzwe, wuzure imbaraga zidasanzwe ko ushobora kuvuguruza kandi bigakunda. Niba wumva ko ushobora kuvuguruza bigakunda, aka kanya ndagira ngo ngusabye njyewe nawe twizerane, kuko ijambo ry'Imana ritubwira iki? Kristo yapfanye natwe, azukana natwe. Nibwo buzima dufite ubuzima muri Kristo. Niyo weguriye ubuzima bwawe ukabufata ukabuhahiriza Kristo, Kristo abasha kuyobora ubuzima bwawe. Iyo Kristo ayoboye ubuzima bwawe, ibintu byose bitavuga Imana ku buzima bwawe, Kristo ajya abasha kubitesha agaciro. Byose bavuze ngo ntuzakira, ntuzabaho neza, ntuzishima, ntuzanezerwa, ntuzajya mu ijuru. Satani ahora atubwira ngo ntituzajya mu ijuru, akaduteza kuko tuzarimbuka. Ibyo byose Satani, mu izina rya Yesu tugomba kubivuguruza. Niba wizeye ubuzima bwo kuvuguruza, reka tuvuguruze. Bibiliya itubwira iki? Reka turebe undi muntu. Yosuwa yubaka Yeriko, kuko yamuruhije kuyifata, byari ibintu bigoye cyane. Amaze kuyifata yaravuze ngo hazavumwe umuntu wese uzahirahira kubaka Yeriko, ngo ndetse niyubaka akigerageza kubaka azapfusha imfura. Niko Yesu yavuze. Aravuga ngo bishobora kuba atazabyumva imfura igapfa gusa, ntibimugireho ingaruka nyinshi, ngo nazamura akageza no mu madirishya, ngo azapfushe umuhererezi. Ngo Yeriko ubu mujyi uvumye ku buryo wabitinyukaga wese byamugendekeraga gutyo. Nuko Yesuwa ngo arangije kuvuga ibyo bintu, ngo haza igihe kimwe ngo bubaka umujyi ukomeye cyane. Warangize ngo bahamagara
bahamagara umukozi w'Imana Elisha, baravuga ngo dufite umudugudu mwiza, ngo ariko warapfuye nta bintu bizima biwurimo. Ngo nuko ngo Elisha ngo arangije ngo afata ngo umunyu ngo aminjira muri wa mugezi, ngo umudugudu wari warapfuye ngo urongera usubirana ubuzima. Nukuvuga ngo Elisa avuguruza ibyo abantu bavuze, avuguruza ibyo Yosuwa yavuze. Nanjye muri aka kanya ndakwifuriza kuvuguruza ibintu byose bakuvuzeho bidafite umumaro. Ibintu bavuze ngo ntuzasingira umugisha wawe, ntuzasingira amasezerano yawe, ntuzasingira umunezero wawe, ntuzasingira ibyishimo byawe, ibyo biravugurujwe. Bivuguruze, jya mu buzima bwo kuvuguruza, injira mu buzima bwo kuvuguruza mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ngufashe muri aka kanya tujya ku musozo tunasenga, tuvuguruza. Haleluya, tuvuguruza, tuvuga ngo mu izina rya Yesu ikintu cyose kitavuga Imana, ikintu cyose kitanezeza Imana, turakivuguruje mu izina rya Yesu. Reka tuvuguruze mu izina rya Yesu ibintu byose bitavuga Imana, ibintu byose bitanezererwa Imana, ikintu cyose cyakubuza umugisha wawe. Ndagira ngo muri aka kanya ukivuguruze, haba icyo bakuvuzeho wowe uzi, haba n'icyo bakuvuzeho utazi, haba icyo ababyeyi bawe bakuvuzeho, haba iby'imyuka mibi bakoherereza, ibyo ari byo byose mu izina rya Yesu ndategetse kugira ngo bivuguruzwe mu izina rya Yesu. Ndabivuguruje, ntago mbivuguruje mu izina rya, mbivuguruje mu izina rya Yesu. Niba wowe ufatikanyije nanjye kwizera, hagarara mu mavuta yo kuvuguruza, uvuge ngo ndavuguruje mu izina rya Yesu. Niba twizeye kandi tukaba tubyiringiye, reka dufatikanye dusenge, tuvuguruze mu izina rya Yesu. Mwana turagushimiye, ndavuguruza ubuzima bwose butagenda kuri mwene data, ku mupapa utwumva, ku mumama utwumva, ku musore utwumva, ku mukobwa utwumva. Tuvuguruje ibintu byose bitavuga Imana ku buzima bwacu. Twebwe twabambanywe na Kristo, tuzukana nawe. Niyo mpamvu dufite ubutsinzi muri Kristo. Amaraso ya Kristo azatwikira ibintu byose bituma tudasingira umugisha wawe, bidasuma tudasingira ubwiza bwawe. Turabivuguruje mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kitavuga Imana turakivuguruje. Duhamagaye ikintu cyose kivuga Imana ku buzima bwacu, kandi tubayeho mu buzima bwo kuvuguruza. Ibyo Satani yatuvuzeho byose turabivuguruje, ahubwo twakiriye iby'Imana yatuvuzeho, twakiriyeho ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye, kandi ndabasaba kugira ngo dukomeze twizere ubuzima butari ubw'ubumana muri twebwe bukurweho. Imana itwifuriza ibyiza, Satani akatwifuriza ibibi. Reka rero muri ubu buzima turimo, Imana ikomeze kuduha ibyiza, kandi tuvuguruze ikintu cyose kitavuga Imana ku buzima bwacu. Mbibasabiye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen.